Nitwa Matabaro Victoire, ndi umupapa, ndi umubyeyi, ndubatse mfite abana 12 n'umufasha wanje. Narahumye nkora kuri ambasade y'Abadage. Habaye mu gitondo ngiye ku kazi, simbona neza, mbona ikibunda. Abafasha banje ambasaderi baramfata baranjyana kwa muganga kwa baftamologe. Abaftamologe barareba barasuzuma, barambwira mu gukereka banjyana kuri CHK kugira ngo bashobore kuba transfer. Ubu ndimo kuvuga kuri Makembega. Ngeze kuri CHK nabe birabananira, banyandikira amarineti barohereza iwabo mu Budage barayazana amarineti nanone ndiyagira icyo atanga. Baravuga ati noneho uko amarineti ntagize icyo atanga, tushaka uburyo amarineti special umwohereze muri Kenya kugira ngo tufite abaftamologe w'Umudage kugira ngo azarebe ukuntu ushobora kumwohereza mu Budage akaba ariyo bashobora kumuvurirayo. Ngeze muri Kenya uwaftamologe arareba arapima maze gupima aravuga nta mpamvu yo kujyana mu Budage kuko imbonyi ze zarashiririye. None uko imbonyi ze zarashiririye nta mpamvu yo kumujyana kuko ntacyo bashobora gukora. Banyandikira igipapuro kivuga ko ntazongera kubona burundu. Ahubwo baravuga ati mu mujyane mu kigo cy'abatabona bamwigishe ukuntu ashobora kwibeshaho ko gutembera no kugendesha yankoni y'abatabona. Nuko njya mu cya kigo muri amezi 6 ndarangiza bampereza igipapuro kinsezerera ndaza ndataha mu Rwanda. Maze kugera mu Rwanda kuri ambasade baravuga ati none umuntu yaradukoreye neza, nta kundi ushobora kumureka gutyo, reka tumusabire nani passion permanente. Nuko barayandika, bamaze kuyandika ndajyana kuri ke sociale nako baravuga ntushobora kuyimwandikira hatariho muganga wa leta nawe arapima aravuga ntazongera kubona burundu. Ngaruka kuri ambasade saba imperekeza, barampereza imperekeza baravuga ati none kubera yuko waradukoreye cyane udushakira umuhungu wawe abe mu mwanya wawe. Umuhungu wanje ndamuzana, maze kumuzana na nubu ni hagikora. Nuko ndatuza nguma mu rugo gutyo n'ubuhumyi bwanje, ariko nani ntarakizwa, nari umukatolike, ariko umukatolika sinajyagayo. Ariko mfite umukecuru wanje umudamu we yarasengaga kuri Pentecote. Nuko bakomeza gusenga atangira kumva ngo afite isezerano yuko umugabo wawe amaherezo azabona ariko akijijwe. Nuko araza kumbwira ati we wakijijwe wenda ushobora kuzareba kuko hari abantu barimo kumbwira uko ushobora kuzabona. Ubwo sawa ndagenda. Icyo gihe manuka hariya mu gishanga ni urusengero rwacu ruri, ndankomeza gusenga n'abandi nkuko bisanzwe, banshira mu banyagice kugira ngo nzabatizwe. Nuko njya mu banyagice ndarangiza, maze kurangiza ndagenda ndabatizwa. Maze kubatizwa turabatizwa hariya mu igihugu. Ahubwo abandi barabazi yuko kubira ukuntu nasengaga bari bazi yuko nimara kubatizwa niho nzareba. Bikomeza gutyo komeza gusenga n'umufasha wanje asenga. Noneho hano baza gupanga twimukira hano. Batangira hari umupasiteri wambaje Emmanuel atangira gupanga amasengesho buri gihe imisi 3, imisi 7, imisi 10 gutyo. Ariko ngomeza kuyasenga. Ariko kuntu nayasengaga bavugaga ibyifuzo rero ntago babivugaga nk'uko tuvuga. Ibyifuzo numvaga bavuga bafite ibyifuzo byabo nibabyandike. Icyo gihe nkagira ufuno, bose abandi barandika, njyewe si icyifuzo cyanjye kizumvikana ryari. Nuko nakomeza gusenga, baza gupanga amasengesho y'imisi 7. Bapanze amasengesho y'imisi 7 nyazamo. Umunsi wa mbere turasenga, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu gusenga numva ijwi rinjemo ati wowe uzaguma gutyo, abandi bagenda batanga ibyifuzo byawe, haguruka ubwire pasiteri uko ushaka kureba kugira ngo uzajye usoma Bibiliya kandi umenye kwandika kugira ngo uzajye utanga icyifuzo cyawe. Nuko sinazuyaza ndahaguruka ngo niyanjye njya ku ruyimbi. Nawe ati pasiteri ati nge ndashaka kugira ngo munsengere ko ndashaka guhumuka kugira ngo nzajye soma Bibiliya nge nandika n'icyifuzo cyanjye.
aticara aho ngaho tugusengera, pfukama, ndafukama, inkoni yanjye nyishyira hasi, imwe y'aba batabona, nyishyize hasi, numva Pasiteri Manuel avuga amagara Pasiteri Ubedi ati ngwino usengere umusaza mugenzi wawe. Ibyo narabyumvaga, barasenga nga bavuze haleluya, ndeba gutya ndi mu mukeka sinawubonaga ubururu n'icyasi, ndebye ku ruhande urabona urusengero rwacu ntabwo rusakaye, ndeba izuba mpita mbona gutyo, ndavuga ati mumpereze nshima Imana ngure nabonye. Barashidikana barazana Bibiliya, barimo ishusho y'umwana, ati urareba iki muri Bibiliya? Ndavuga ati ni ishusho y'umwana. Mbona ntyo rero shima Imana kugeza n'ubu ngubu. Wahumye ufite imyaka ingahe uza guhumuka ufite imyaka ingahe? Mpumye narahumye umfite umwana, narahumye umwana narahumyeho ari muri university. Nibwo wahumye afite imyaka ingahe uwo mwana? Ubu uwo mwana afite nakomeza hafi 22 gutyo. Urumva havutse n'abandi batatu nyuma yaho, ntago nari mbazi nababonye uwo munsi. Wari warahumye ute? Nta kintu kimwe wabonaga? Wari uhumye nyine nta kintu kimwe ubona? Nta kintu na kimwe mbona, ari ikibunda gusa, abana nibo bankurura n'inkoni, abari bahari barabibonye ko namaze iyo myaka yose nkurura no kujya muri toilette, ibintu nk'ibyo. Usibiko nari namaze kumenyera kurya, narya gusa, ariko abana bano bakanyegera, urabizi inda nini y'abana, bakanyegera tukajya dusangira ntabizi iyo batahaze, ibintu nk'ibyo. None umunsi nahumuse, niyo umwe mu bato muri bo araza aranyegera ati reka ndebe ko papa reba. Agiye gufata ku biryo byanje abona mufashe ukuboko, ati papa noneho harimo arareba, ni kwa kundi n'ukuri. Nuko kugeza n'ubu bakora umunsi mukuru kugeza amagingo. Nyuma yo guhumuka ubu ngubu ubona tubwiye nk'ibintu umaze kubona bikagushimisha n'amaso yawe? Biranshimisha kuko narahumye, ntazizi za borodire ndari zihari, ama etage ayanga ama etage bavuga ntayo nabonaga, ndayibabona ngasanga ari bitangaza ko sinabisize. Ahenshi nanasize imihanda y'ibitaka, none sigaye mbona imihanda y'akaburimbo. Ikindi mbona abantu benshi, imbere ntago hari abantu benshi, mbona mu muhanda hari abantu benshi, urumva yuko narahumye nta bantu benshi bari mu gihugu. Nk'icyo washimira Imana noneho niki? Icyo nshimira Imana, ndashimira Imana uko yampumuye. Ndashimira Imana ni igitangaza. Yesu Kristo yarakoze kabisa, uko yariho kera na niko ari bungu. Nk'abantu batemera imirimo n'ibitangaza by'Imana babwira iki? Abantu batemera ibitangaza by'Imana buriya n'ubuyobe. Imana ni inkuru, Yesu Kristo arakora kabisa na n'ubu ngubu. Bemere kuko abaganga barananiwe, urumva abadage ntawo barusha ubushobozi, urumva baratanze amafaranga, nakiye mu mayange uruko baratanze amafaranga menshi, ariko birananirana, bandi ku Rwanda kuko ntazongera kubona ubundi, ariko Yesu Kristo yarangozeho no kwizera ndahumuka. Murakoze. Imana ihawe icyubahiro nisingizwe.